Mwiriwe mwese bavandimwe nshuti za Harmony, ndabasuhuje mu ndamukanyo y'abakristo mbabwira ngo Yesu ashimwe kandi ahimbazwe iteka ryose, umwami wacu w'abami. Uyu munsi muri uyu mugoroba ndifuza kuganira namwe ijambo rivuga ngo gukunda Imana bisobanuye iki? Nini maana ya kumpenda Mungu? What is the meaning of loving God? Gukunda Imana ni iki? Gukunda Imana si ukuyiririmba cyangwa kuyiririmbira. Gukunda Imana si ukuba umunyedini. Gukunda Imana ndakubwira gute, si ugutinda mu butayu cyane. Gukunda Imana si ukuba ikirangirire. Gukunda Imana ntabwo ari ugukora ibindi byinshi cyane. Ndaje nkwigishe gukunda Imana ibintu bigera kuri 5 bigaragaza cyangwa se byerekana gukunda Imana icyo ari cyo. Iri somo rirakubera ryiza cyane, ndaguha n'ibyanditswe byinshi cyane biza kugufasha cyane. Tubisome mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 6 umurongo wa 5. Haravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, haleluya, n'imbaraga zawe zose. Hari abantu bari bubyumve cyane kubera ko hano havuga ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Hari isomo nagaragaje umutima icyo ari cyo. Bibiliya umutima ivuga ni umutima nyabaki. Nakubwiye ko mu Kigiriki witwa kardia, mu gusobanurira cyane. Hanyuma arongera avuga ngo n'ubugingo bwawe bwose. Ubugingo nabwo abantu bakurikiye isomo nigishije ubugingo icyo ari cyo. Nakubwiye ko ubugingo bwitwa nefesh cyangwa se pischi mu Kigiriki no mu Giheburayo. Uwakurikiye iryo somo nawe araza kubyumva icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Amen. Uwakurikiye ayo masomo nimba utarayakurikiye uyarebe kuri YouTube channel arahari. So gukunda Imana ni iki? Kugira ngo iri somo ndigire rigufi cyane, ikintu cya mbere ni kulipenda neno lake. Ntabwo gukunda Imana ari ukubyina cyane. Ntabwo gukunda Imana ari gutangaza haleluya cyane. Ntabwo ari ibi bintu biranga abanyedini cyane. Ni kulipenda neno lake. Gukunda Imana ni ugukunda ijambo ryayo, kandi iryo jambo ryayo niyo Mana. Haleluya. Noneho Yohana ibice 14 umurongo wa 21 haravuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda. Haleluya. Mwiyereke igendere nta kibazo. Umva bivuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda. Amategeko Imana Yesu avuga aha ni ijambo rye. Ufite ijambo rye akaryitondera niwe ukunda Imana, kandi azakundwa na Data, nanjye nzamukunda. Mwiyereke. Muvandi,
nimba ushaka gukundwa n'Imana, nimba ushaka ko Yesu akwiyereka, ulipende neno lake. Love the word of God. Nini maana ya kupenda neno lake? Menya ijambo ry'Imana, umenye ngo rivuga ibi. Haleluya. Mu mpande zose zitandukanye, mu buzima bwose butandukanye, uba ufite ijambo ry'Imana uhagazeho. Gukunda ijambo ry'Imana ni ugusobanukirwa iby'Imana ikunda, ni ugusobanukirwa iby'Imana idakunda, ni ugusobanukirwa imbaraga z'ijambo ryayo. Kuko biravuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima, rifite imbaraga. Haleluya. So kugira ngo ukunde Imana, you must love his word. Imana ihabwa icubahiro cyinshi cyane. Imana ihabwa icubahiro cyinshi cyane. Iki kintu agira ngo ngitindeho muvandi. Iki kintu cya mbere, kunda ijambo ry'Imana. Kunda gusoma Bibiliya, atari ukuyisoma gusa by'imihango. Kunda gusoma Bibiliya uyisobanukirwe, uyumve. I'm sorry. Uyumve. Muri Yohana wa mbere, Yohana wa gatatu, igice cya mbere, umurongo wa gatatu ndawukunda cyane. Umurongo wa kabiri, uravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. So nimba ugira ngo umutima wawe ugubwe neza, kugira ngo Imana ikwite ukundwa, kunda ijambo ryayo. Kuko nukunda ijambo ryayo, Yesu yaravuze ngo azakundwa na Data, Imana nayo izagukunda, hanyuma Yesu azaza kwiyereka. Uri mu bibazo byinshi, ukeneye ko Yesu yiyerekana muri ibyo bibazo byawe, kunda ijambo rye. Ukeneye gukundwa n'Imana, kunda ijambo rye. Amen. Reka kuba umunyedini, reka ijambo ry'Imana, gukunda ijambo ryayo ni ukwemera akaba ari ryo rikuyobora. Ndishimye kabisa. Haleluya. Ni ukwemera ijambo ry'Imana akaba ari ryo rikuyobora mu migendere yawe yose. Ijambo rya Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ngo nitabaza ry'ibirenge byanjye. Donc ijambo ry'Imana niryo ryamumurikiraga, rikamwigisha uko agenda, rikamwigisha uko akora, rikamwigisha uko avuga. Wowe uyoborwa n'iki? You need the word of God to lead you, to direct you in whatever. You need the word of God. Lipende neno la Mungu. Sifa ni za Bwana. Haleluya. Kunda ijambo ry'Imana. Wishire ku munzani, urebe nimba uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Urebe amahame akuyobora. Uyoborwa n'amahame y'idini, uyoborwa n'amahame ya pasiteri, uyoborwa n'amahame y'umuryango, uyoborwa n'ijambo ry'Imana. Imana izagukunda, Yesu azakwiyereka. Imana nibagirire neza cyane bavandi. Icya kabiri kigaragaza gukunda Imana cyangwa se gukunda Imana icyo ari cyo, ni kuyipenda nyumba yake. Ugomba gukunda inzu y'Imana. Nivuga inzu y'Imana ndavuga ibi bigaragara. Ugomba kugira ibyo ukora mu nzu y'Imana. Ntugomba kuba umukristo ariko utagira ibintu akora mu nzu y'Imana. Uraho gusa. Ibintu hari ibyo ushoboye gukora ariko ntubikoze. Hari ibyo umutima ukubwira gukora ariko ntubikoze. Penda nyumba ya Mungu. Kunda inzu y'Imana. Muri Hagayi uze kuhasoma, mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi uze kuhasoma kubera umwanya wenda hamwe hari aho ntagenda nsoma, ariko reka mbasome muri Hagayi igice cya mbere umurongo w'8 ugejeje kuwa 11. Haravuga ngo nimuzamuke muje ku misozi muzana ibiti, maze mwubake urusengero, nzanezezwa narwo kandi nzahimbazwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nusoma ugasoma ku 9 no ku 10, haravuga ngo mwiringira kubona byinshi ariko dore byabaye bike. Mubizanye imuhira mbitumuza umwuka wanjye. Ibyo byatewe n'iki? Nuko Uwiteka Nyiringabo abaza. Byatewe n'inzu yanjye isigaye ari umusaka
kandi umuntu wese wo muri mwe yihutira kwiyubakira iyo nzu. Nicyo gituma ijuru ku bwanyu ryimanika ime n'isi ibura umwero wayo. Nuko ntera amapfa mu gihugu no mu misozi no ku myaka no ku nzabibu no ku mavuta ya elayo no ku byera mu butaka byose no ku bantu no ku matungo no ku mirimo yose ikoreshwa amaboko. Iri jambo norisobanura umwanya munini cyane, ariko ibi bintu byose biterwa n'uko udakunda inzu y'Imana. Yipende nyumba ya Mungu. Yes, kunda inzu y'Imana. Niki ukora ku nzu y'Imana? Ndibuka dutangira itorero, haleluya, namanukaga bwije nkagenda ngakubura. Twari dutangiriye mu nzu idasimanzwe, nkagenda ngakubura kabisa neza. Hanyuma undi mugabo twatangizanyije rero wazaga kumfasha, yari ataranakizwa, akaza nawe akajya kuvoma amazi ku mugezi aho hari hegereye umugezi, tukamenamo bwaca mu gitondo abakristo bakaza gusenga. Wowe ukora iki kubw'inzu y'Imana? Ukora iki kubw'inzu y'Imana? Hari icyo ushoboye gukora ariko kirakehanye, ntabwo gihari kandi wagishobora. Kubera iyo mpamvu hari ibyo ushoboye gukorera inzu y'Imana, kubera kutayikunda wowe ntabyo ukora, umva ibintu bibabaho. Tugende ku cya gatatu. Ariko nusoma Zaburi kuri iki cya kabiri, ugasoma Zaburi ibice 92, reka nabyo mbisome. Atukuzwe Yesu Kristo. 92 umurongo wa 13 tugeze ku wa 14. Haravuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Wewe watewe hehe? Haleluya. Wewe watewe hehe? Ugomba guterwa mu rugo rw'Uwiteka, ukagira ikintu wakora, ukagira ikintu ugaragara mwo, ukagira imirimo ugaragaramwo. Nimba udafite amafaranga ufite imbaraga, wewe ukora iki mu nzu y'Imana? Uze gusoma muri Yesaya ibice 61. Praise God, haleluya. Yesaya ibice 61. Kanaho mpabasomere bavandi, kampasome nawe uze kuhatinda uri wenyine. Yesaya 61 umurongo wa 3 haravuga ngo yatumye no gushiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, iryo kubaha ikamba mu cimbo civu, n'amavuta yo kunezerwa mu cimbo c'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cimbo c'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icubahiro. Haleluya. Muvandi, uri mu isi kugira ngo ugire icyo ukora kubw'inzu y'Imana bihesha Imana icubahiro. Uriho kugira ngo ugire icyo ukora kubw'inzu y'Imana, kugira ngo Imana ihabwe icubahiro kubera wowe. Kubera ibyo udakora, icubahiro c'Imana ndikigaragara neza mu bantu, ariko gira icyo ukora urebe imigisha y'Imana iri bukuzeho. Tugende ku cya gatatu. Haleluya. Cha gatatu ni kuwajali watumishi wa Mungu. Kuwajali, kwita ku bakozi b'Imana. Nusoma muri Bibiliya abantu bagiye bita ku bakozi b'Imana, bagize amateka akomeye cyane cyane kandi cyane. Praise God. Kwita ku bakozi b'Imana. Hari agano cyangwa se hari isezerano ryitwa agano la heshima. So heshimu watu waliokutangulia ili na wewe uheshimiwe. Ubaha abantu bakubanjirije muri iyo mirimo, nawe kugira ngo wubahwe. Wite ku bakozi b'Imana. Wabitaho gute? Urebe mu Baefeso ibice 2 umurongo wa 3, hose mbasomuze kuhasoma iminota itancika. But you have, ugomba kuba uri, ndavuga gute, jitowe kwa vitu vya Mungu. Kunda Imana n'abakozi bayo, ugira icyo ubafasha.
muvandi ugomba kuba ufite ahantu watewe, ubarizwa hehe, uhakora iki, ushinzwe iki. Icya gatanu, ugomba kunyurwa. Ugomba kunyurwa. Praise God. Ridhika. Kunyurwa. Ntushobora kubona umugisha mu gihe utanyurwa n'ibyo Imana yaguhaye ngo ushime Imana. First of all, nyurwa. Menya ko Imana hari ibyo iguha. Menya ko hari ukuntu Imana ikugenzereza. Ibyo ushima Imana. Imana nayo ihereko iguhereza iyindi migisha. Uze gusoma muri Timoteyo wa mbere ibice 6:6. Muvandimwe rero, ugomba gutegereza Imana ikaguha ibyo ushaka cyangwa se ibyo ishaka, kandi ukanyurwa ugashima Imana. Wowe unyumva uyu munsi, niki gituma amaso yawe arenga ibyo byiza ufite, arenga iyo migisha y'Imana, arenga izo mbabazi z'Imana, arenga uko kugira neza kw'Imana, ukaba uw'amaganya utabona ikintu na kimwe gitoya Imana yagukoreye. Wige gushima Imana mu byo yaguhaye. Ntushake kumera nk'abandi. Please, reka kubaho ubuzima bushaka kumera nk'abandi. Baho nkawe, ushimira Imana ibyo yaguhaye, witegure no kukwagura. Uve mu bwiza winjira mu bundi. Ugomba kureka irari. Ugomba gushima Imana kandi ukabishima unyuzwe. Nigeze kubabwira, ndababwira ngo ni bibi cyane kuba mu buzima bwo kurushanwa. Ni bibi cyane. Kadusome mu Migani ibice 21:17 ugeze usome n'umurongo wa 20. Haravuga ngo ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene. Ukunda vino n'amavuta ya elayo ntabwo azaba umutunzi. Igiswahili cyo kivuga neza, kiravuga ngo mtu apendaye anasa atakuwa maskini. Umuntu ukunda ibintu byo kwinezeza azakena. Impamvu bikunze niki? Ni ugushaka kwigana abandi no gushaka kubaho ubuzima bw'abandi. Witegura ubukene. Nimba ugiye kubaho ubuzima bwo kurushanwa, bwo kuvuga ngo runaka abayeho gutya nanjye ngomba kubaho gutya, runaka atunze ibi nanjye ngomba kubitunga, runaka atuye hameze gutya nanjye ngomba kuhatura, runaka agenda mu modoka nziza nanjye ngomba kuyigura. Ubuzima bwo kurushanwa kubera gushaka anasa ya dunia, you will be poor very soon. Very soon. Icya gatanu nico nsorezaho, uwe mtowaji. Ugomba kuba umuntu witanga cyangwa se utanga. Mtowaji, umuntu utanga, umuntu urekura, umuntu utari umunyabugugu. Ni cherekana kukunda Imana. Lazima ufanyike baraka. Imana iyo iguhaye umugisha, ibi uguhaye kubw'abandi, ntabwo ibi uguhaye kubwawe. Nabaye urugero ndababwira ngo igiti cera imyembe ariko ndikijya imyembe. Cera imyembe tukayirya ariko cyo ndikiyirya. Ndababwira ngo izuba rirava ariko ntiryivira, rivira isi kugira ngo biri mu isi bimere neza. So na wewe ni baraka ya wengine na wengine ni baraka yako. So we mtowaji sasa, Imana iguhaye ibikubwiye ngo nawe utange. Amen. Imigani ibice 11:25. Haravuga ngo umunyabuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Umunyabuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Hari umunsi nzategura isomo gusa rigendanye no gutanga. Haleluya, rizakubera ryiza cyane. Yobu yabivuzeho muri Yobu ibice 29 umurongo wa 15 kugeza kwa 16. Haravuga ngo nari amaso y'impumyi n'ibirenge by'ikirema, nari se w'umukene. Yobu uyu nguyu, wewe ubutunzi bwawe bumariye abandi, ubuzima bwawe n'imibereho yawe niki imariye abandi? Kumupenda Mungu lazima uwe mtowaji. Tushobora gukunda Imana ngo unanirwe guha abantu Imana yaremye, ngo umugugu wikunde gusa
na Bibiliya iravuga ngo nta wakunda Imana ngo adakunda umuturanyi we, adakunda mugenzi we. Mungu anataka akuinue kwa ajili ya wengine. Amen. Imana irashaka kukuzamura, Imana irashaka kugushira mu yindi ntera, ariko kubw'abandi. Imana iraguhagurukije kubw'abandi, Imana iragukeneye kubw'abandi. Amen. Mu bintu byose ubona ugomba kubifashamwe abandi. Ni byiza gufasha abatishoboye bavandi. Imana nibagirire neza nshuti zanjye. Cyangwa ngo iri somo Imana iri guhishurire, Mwuka Wera guhishurira isomo cyane, uryumve cyane, urisobanukirwe cyane kubw'icubahiro c'Imana.